Bahaye ikaze muri sobanukirwa. Uyu munsi turasobanura ibimenyetso ndangamateka by'imisezero y'abami b'u Rwanda. Mu ruhererekane rw'ibimenyetso ndangamateka dufite mu Rwanda harimo n'imisezero y'abami mu Rwanda. Imisezero y'abami ni ahantu bashinguraga abami cyangwa se aho babaga baratangiye, ni ukuvuga aho bapfiriye. Ni nayo nkomoko y'amazina y'imisozi, imidugudu n'utugari byitwa Musezero, kubera ko hari umwami wahaguye cyangwa se wahashyinguwe. Nk'uko tubikesha igitabo Imizi y'u Rwanda cyanditswe n'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, tugiye kubatekerereza amwe mu mateka y'amarimbi y'abami mu Rwanda n'aho aherereye nk'ikimenyetso ndangamateka. Abami b'u Rwanda bagiraga amarimbi yihariye bashyingurwagamo, ariyo bakunze kwita imisezero. Rimwe mu marimbi yashyingurwagamo abami b'u Rwanda n'abagabekazi babo riherereye mu mudugudu wa Nyakavunga, mu kagari ka Kigabiro, mu murenge wa Rutare, mu karere ka Gicumbi ho mu ntara y'Amajyaruguru. Iyo ugeze aho iryo rimbi riherereye nta kigaragaza ko ari irimbi, kuko usanga hatuye abaturage benshi kandi bahahinga nta kibazo bafite. Ariko ntawabura guha agaciro ibyo amateka atwemeza ko hatabarijwe abami b'u Rwanda n'abagabekazi babo. Kugeza ubu nta mva z'abo bami zikihagaragara, usibye imva y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Akimara gutanga bahise bamwosa, bajya kumushyingura mu mva zashyinguwemo ba sekuruza aho i Rutare. Kugeza ubu abami bashyinguye i Rutare ni aba bakurikira hamwe n'abagabekazi babo. Umwami wa mbere ni Kigeli wa mbere Mukobanya, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 378 kugeza mu gihumbi 411. Yatabarijwe i Nyansenge i Rutare. Ndahiro wa kabiri Cyamatare, watwaye ahasaga mu w'igihumbi 477 kugera mu gihumbi 510. Atabarijwe i Munanira hi Rutare. Umwami wa gatatu ni Ruganzu wa kabiri Ndori, watwaye ahasaga mu w'igihumbi 510 akageza mu gihumbi 543. Yatabarijwe i Rutare. Undi wa kane ni Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi, watwaye ahasaga mu gihumbi 543 akageza mu gihumbi 576. Yatabarijwe ahitwa i Rurembo hi Rutare. Umwami wa gatanu ni Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 576 akageza mu gihumbi 609. Yatabarijwe i Nyansenge i Rutare. Umwami wa gatandatu ni Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 609 akageza mu gihumbi 642. Yatabarijwe i Rutare. Umwami wa karindwi ni Kirima wa kabiri Rujugira, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 675 kugera mu gihumbi 708. Atabarijwe i Rutare. Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo, watwaye ahasaga mu gihumbi 741 akagera mu gihumbi 746. Umwami wundi utabarije i Rutare ni Yuhi wa kane Gahindiro, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 746 akageza mu mwaka w'igihumbi 802. Yatabarijwe i Munanira hi Rutare. Undi mwami ni Mutara wa kabiri Rwogera, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 830 akageza mu mwaka w'igihumbi 853. Yatabarijwe i Rambura hi Rutare. Umwami wa nyuma utabarije aha ni Kigeli wa kane Rwabugiri, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 853 akageza mu mwaka w'igihumbi 895. Yatabarijwe i Munanira hi Rutare. Hari n'abagabekazi batabarijwe i Rutare. Abo ni Nyiramibambwe wa gatatu Nyiratamba, watabarijwe ku Gatwaro i Rutare. Uwa kabiri ni Nyirayuhi wa kane Kanjogera, yatabarijwe i Munanira mu murenge wa Rutare. Hari kandi n'abami batabarijwe ahandi. Uwa mbere ni Gihanga wa mbere Ngomishana, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 91 akageza mu gihumbi 124. Yatabarijwe i Muganza ya Kayenzi muri Kamonyi. Uwa kabiri ni Ruganzu wa mbere Bwimba, watwaye ahasaga mu mwaka w'igihumbi 312 kugera mu gihumbi 345. Yatabarijwe Inkungu na Munyaga Rutonde ya Kibungo, ubu ni mu karere ka Rwamagana. Umwami wa gatatu ni Kirima wa mbere Rugwe, watwaye ahasaga mu gihumbi 345 kugera mu gihumbi 378. Yatabarijwe i Butangampundu Mugambazi.
ubu ni mu karere ka Rulindo. Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri watwaye ahasaga mu 1444 kugeza mu 1477 yatabarijwe ikayenzi ka Mugenda ho mu Busigi, Tumba, Byumba muri Rulindo. Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi wa mbere watwaye ahasaga mu 1411 kugeza mu 1441 yatabarijwe i Remera y'Abaforongo muri Rulindo.